ukurikiye imiyoboro iri hano kuri YouTube. Uyu munsi tugiye kuganira kuri kanseri y'inkondo y'umura. Kanseri y'inkondo y'umura ni imwe mu makanseri akwibasira abagore cyane, ikaba ari kanseri ya gatatu yibasira abagore kurusha ayandi makanseri yose. Kanseri y'inkondo y'umura rero ni kanseri inica n'abagore benshi cyane, ariko uko iminsi igenda ishira kubera uburyo nyine hagenda hashyirwamo imbaraga kwirwanya n'uburyo haje inkingo zayo zitandukanye, irimo igenda igabanuka. Uyu munsi muri cyo kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ibintu bitera kanseri y'inkondo y'umura. Ese umuntu ufite ibimenyetso bya kanseri y'inkondo y'umura aba ameze gute? Ese uramutse ugize kanseri y'inkondo y'umura wayivuzamo gute? Ubundi kanseri y'inkondo y'umura ni kanseri iterwa n'agakoko k'akavirusi kitwa HPV cyangwa se Human Papilloma Virus. Akaba ari agakoko kandurira mu myanya ndangagitsina y'umuntu, cyane cyane ku bantu bakunda gukora imibonano n'abagabo benshi batandukanye, cyangwa se n'abantu bafite indwara ya sida. Ahangaha ugasanga nyine abantu bakunda gukora imibonano mpuzabitsina cyane idakingiye n'abantu benshi batandukanye bagira ibyago byo kuba bagira ako gakoko ka virusi kitwa Human Papilloma Virus cyangwa se HPV. Aka gakoko rero iyo kagiye kagera ku nkondo y'umura karagenda kagatuma inkondo y'umura uturemangingo tukagize dukora nabi kakavamo kanseri. Ubundi ushobora kwibaza se ubundi inkondo y'umura ni iki? Inkondo y'umura ni inyama iri hagati y'igitsina cy'umugore na nyababyeyi. Iyo nyama niyo yayindi iyo ifunguye umwana abasha gutambuka, sibyo? Yaba ifunze umwana ntabashe kuba yava nyine muri nyababyeyi ngo amanuke hasi igihe cyo kuvuka kitaragera. Rero niyo igira kanseri, ikaba yo twita kanseri y'inkondo y'umura, ishobora no kujya no ku bindi bice bitandukanye. Rero ako gakoko ka Human Papilloma Virus cyangwa HPV niko gatera kanseri y'inkondo y'umura. Rero niyo bagiye gutanga urukingo kugira ngo nyine barinde kanseri y'inkondo y'umura, batanga urukingo ruza kurwanya ka gakoko ka Human Papilloma Virus cyangwa se HPV. Rero muri urwo rwego rero kubera uburyo nyine urukingo rugenda rutangwa, ya kanseri igenda igabanuka, ariko ntibivuze ko nyine hari abantu bamwe bagisigara bakigira kanseri y'inkondo y'umura. Bimwe mu bimenyetso biranga nyine cyangwa se bigaragaza umuntu wagize kanseri y'inkondo y'umura harimo kuva nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Ugasanga nyine uko umuntu akoze imibonano mpuzabitsina w'umugore, sibyo, nyuma yo gukora iyo mibonano mpuzabitsina ahita ava cyane. Iki ni ikimenyetso gikunda kugaragara cyane ku bantu bafite kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi harimo kuba wava atari mu gihe cy'imihango, sibyo, cyangwa se no mu gihe cy'imihango ugasanga urava cyane birengeje bikabije. Ikindi kimenyetso cya kanseri y'inkondo y'umura harimo kuribwa mu gitsina, kumva harimo kuribwa, harimo kugera mu gitsina hanuka, harimo no kuba ushobora no kuribwa no mu kiziba cy'inda. Ariko ikimenyetso cya mbere cy'ingenzi cya kanseri y'inkondo y'umura gikunda kugaragara ni ukuba wava mu gihe ukimara gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko nubwo tuvuze ibyo bimenyetso, ntabwo abantu benshi cyane bafite kanseri y'inkondo y'umura bakunda kugaragara ari uko bafite ibyo bimenyetso. Ibyo bimenyetso bikunda kuza iyo yatangiye kugera kure, nyine kanseri iyo yatangiye kugenda igera kure yakabije. Abantu benshi cyane bakunda kugaragara ko bafite kanseri y'inkondo y'umura iyo baje kwa muganga bari kubakora icyo bita screening cyangwa kubasuzuma. Kumwe umuntu azanye nta kibazo afite bakamusuzuma, ugasanga nyine barayibonye atarabizi ko ayifite. Ahangaha ukuntu babigenza, bakora ikizamini cya pap smear, bareba nyine bashyiramo speculum mu gitsina. Iki ni agakoresho bashyira mu gitsina bakareba ukuntu inkondo y'umura imeze. Babona nyitangiye kugira ibimenyetso bya kanseri bakabafataho nyine akantu gatoya bakajya bagapima muri labo bakareba ko hatarimo kanseri y'inkondo y'umura. Rero abantu benshi cyane bafite kanseri y'inkondo y'umura bakunda kugaragara nyine gutyo iyo baje kwa muganga kwisuzumisha bakaba bayibasangana. Gusa ariko nyine uko nakomeje mbivuga, uko imyaka igenda ishira bitewe n'abantu n'uburyo bafashe n'abantu ukuntu bagenda bafata inkingo, bizagenda bigabanuka uburyo kanseri y'inkondo y'umura igenda igaragara. Niyo mpamvu icyiza ugomba kuba ubizi neza cyangwa making sure ko wafashe urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura. Kanseri y'inkondo y'umura ni kanseri ishobora kuvurwa bitewe n'icyiciro igezeho. Nk'ikiri ku nkondo y'umura gusa bashobora gukorera ubuvuzi bwo kwita chemotherapy cyangwa gushiririza cyangwa laser surgery, bakakubaga bakoresheje urumuri, sibyo, cyangwa se bakaba banagukorera kukubaga bagakoraho inkondo y'umura, bagakoraho na nyababyeyi nk'iyo yafashe na nyababyeyi. Ibyo ni ibintu byose ushobora gukora iyo wagize kanseri y'inkondo y'umura, ariko itaragera kure cyane ngo yimuke ijye no mu bindi bice aho iba itagishoboye kuvurwa, ukora ibyo bita palliative care. Rero icyo wakora muri icyo kiganiro ni ukumenya ko kanseri y'inkondo y'umura ni kanseri mbi kandi yica. Niba utarafata urukingo wakihutira kujya kurufata, sibyo.
hakiri kare, kandi niba ugeze mu myaka mikuru utagiye ufata urukingo ukajya kwisuzumisha bakareba niba utaragera, kugira ngo niba usanga uyifite bayifatire ikiri hafi gishobora gukira, itajya kuri utagishobora gukira. Mwakoze rero gukurikirana imibare hano kuri YouTube, nk'uko bisanzwe mwari kumwe na Ufite n'amajari Aristide, umunyeshuri